ako se uri kubona ukuntu wa mukobwa ariko bishyura umuhungu si bisanzwe se birasanzwe bisanzwe pe ibintu biba bisanzwe kuko ni mumye se uba ni ibintu biba bisanzwe mana yanjye ko nawe umuhungu nese afite ikofi neza n'iki cyatuma ahubwo atamukunda nyine ibice bito abakobwa nibyo mushyira imbere aho uziko najyangiye aho nk'abakobwa bo mu Rwanda wenda naho n'isi yose twese turi bamwe umubiri nambaye ni uriya yambaye ni naho n'andi yose yambaye so nawe wabikora ego ko umva ufite ikofi yawe se ubwo urumva ni iki cyubwo cyatuma nkwanga tubireke ibyo ntibibareba ahubwo bivanemo dushyiremo ikiza bivanemo twiterere sitori zisanzwe umva ahubwo dupange dusohoke ko dusohoka nanone dusohoke nyine bada momenti neza zikenewe anyway wisinyibutsa even if byara amayoga wisinyibutsa cyagiye gisenyi ibyo bariyibutsa pe wiri kwibutsa isa nyine byari inzoga nyine ako biba bikenewe nyine even me narishimye cyane pe ku buryo utabyumva bitanishima byo ko ari ikindi kibazo wakubona gutya ushobora gukeka yuko wenda ari inyuma gusa ariko everything is good. Okay kane kujyaho sije gusa numva twasohokera heza sese n'ubundi n'ubibera Igisenge just nakunda cyane njyewe ntekereza yuko dushobora kujya nko ku Kibuye tugahindura miriya ku Kibuye ntabwo nkunda bisaba mubuze turamutse tugiye tugasanga wenda nk'ahantu hose hari busy cyangwa se hari abantu benshi umuntu yakanjurira gute ahubwo nk'igisenyi usanze hamwe hari abantu benshi hari akavuyo uragenda ugahindura ukajya gute ko umva niho hari ambiance niho hanini niho hari ahantu henshi wabonye ibyumba byaho ukuntu bimeze bita muko ni byiza kirumeze ndiho gushaka ngo tuvugane uretse ugatura maze ngunganiza umushyitsi wawe gato sibyo Emery wanyumvise se ndiho gushaka ngo tuvugane sinwabona yuko mfite n'umushyitsi umushyitsi yes of course yo kuvugana wow mukobwa wazanye hano ninde hano gushaka kubaha abashyitsi kuko cyane ngo nyubahishe abashyitsi bahari abashyitsi naze n'abashyitsi kuko ki ese unzanza n'umushyitsi mbanze kukubaza koko ahubwo ndishe wawe uriya ndamuzi ko ari cyo mubaza naye nagusangana n'umushyitsi nzi nkabigiraho ikibazo akoshire nawe ukabije gufuha pe okay nakubajije uransubira uriya ninde baby she is like my homie uriya ni homie yawe yeah of course umukobwa wese ni gutabihomye umuhungu akosesho ngo tuvuye yuko nta bashuti ugira inshuti zawe z'abahungu inshuti zanjye wewe neza umbwire iyo nakubwiye ko ari homie yanjye aho uzundi baby kuki uba wumva yuko njye natera kimwe nawe kandi dore ikintu kizadutandukanye no gufuha kwawe kuki udashobora kunyumva basi n'inshuro nari okay ngansobanurira ni inshuti mu buhe buryo ko mu inshuti zawe nzuri yanamuzi
ntabwo yarakiba i Kigali yabaga mu ntara ubwo rero yaje turaba yaje kuruhukira hano yampamagaye nyine aravuga ati wagusura ndavuga nta kibazo nese nakumakanye okay kandi nawe ko twirirwanye umunsi wose utangiye ko ufite umushyitsi hanjye nyine yampamagaye uko afashe moto ambwiye yuko nkaribwo abonye umwana nese ubona guhita mumenyeranye cyane handi umuntu aguhamagara afashe moto yarazi yubase yafashe moto yibwira ko agiye arangiye ese ibyo ntibirenze nta birenze nta byadanje nyine muri make agabe ibombe nta byadanje of course okay akosho ikintu ushaka ucikaho ni ikintu cyo gufuha cyatubane mu mahoro ese ubu ngandi nk'uru rugo ubundi ubu twazanye tubyara abana nk'abangahe 3 4 5 ugifuha gutyo ubwo urwo rugo rwa rwubakiye kuki nta cyizere ngire ndareka tuganire uriya mukobwa muziranye mumaze igihe kinini tutamuziranye uriya mukobwa yashize igihe kinini hafi imyaka 4 cyangwa 5 tuziranye inshuti y'imyaka 4 nkaba ntayizi ese ngira abawe bose ndabazi kuki wamwumvishe ubwo ishaze gute yarari hese waramubonaga mumaranye igihe cy'imyaka 4 mwamenyanye gute mwarakuranye mwariganye mbere yuko dukundana uzi imyaka tumaranye mukobwa twe tuzanye ari inshuti yanjye bisanzwe nyine ngo nakubwiye ubu rero sinzi aho yakoye nimero zanjye arahamagara uko guhura rero dukana ikindi Lucas ntabwo uri kumbeshya hasi kabikanga yaramubeshye ubundi wajya wamfata naguciye nk'inyuma cyangwa se ukamfata wenda ndimo ndasubira n'undi mukobwa wenda karikiza ibiti kigaragaza yuko nari kambyemere ko ari ukuri wigeze utere turiya mukobwa anundi mugenzacyaha ndi mu biki wansubije ibyo mubajije se ko ubitekerezaho kuvuga yego cyangwa wowe n'ibintu bigoye seretse kumuroga sakawucika ni ukuri kumbwira mwiza ubu nakubwira gute ngaho wumva ibibazo byose mu mwamato ubu usanga Imana ndakumva akatwumva byose ni ibiki mbwira wowe subiza winjijisha wigeze utera turiya mukobwa kandi ukuntu rero wagiye warabikoze ahubwo wajya umenya na revo yanjye urabona uriya namuha njyewe ibyo nibyo ahubwo kuki uhise umbwira ibyo ngibyo ibyo nibyo mubajije cyane mubajije ko wamutereza nta mutereza ubu nyine yaba ariyo ntego nawe na Teresa naho ibyo uvuze byarabaye cyangwa ntabwo byabaye nakuye umukobwa ubundi barashaka akabona winjijisha ndebe mbwira byarabaye ntabwo byabaye se ko udashaka kumva nta byabaye iki nta byabaye Lucas ndeba mu maso nta byabaye nta byabaye ndakubaza inshuro ya nyuma sakaga muko byarabaye ntabwo byabaye madamaze nta byabaye sawa ikindi kandi ngiye ibintu ndabirambiwe bigize urambiwe urumva ndambiwe wabonye abandi ndambiwe n'ibyo nkorera abizi ndagukunda kuki utanyizera mukorera ibiki ibi ni nka toca urimo andoca rimwe iki ni nka toca pe yose bino bibazo byose bajyana ubugenzacyaha bwampamagaye ndi nicyo kwiruka ibintu byose bikuriho biba bindeba rero bimenya mba ngomba byose kubimenya keretse niba wemera ariko utari boyfriend wanjye ndabyemera ndagukunda mugihe rero ubyemera ikikureba cyose cyakora byose biba bindamba ngomba kubimenya nta kintu wumva wibagiye kumbwira baby ni inshuti yanjye bisanzwe nta yindi relation ihari ibindi ushaka genda umwibarize ngo urebe ntacyo mfite cyo kumubaza we kandi kumenyana n'inshuti yawe hari umutwaye tekene waraso ugiye kugira gutuma yikomplika yo kumubaza nacyo ugiye kumubaza si inshuti ya boyfriend wanjye reka nanjye tumenyane ikibazo kiri se ko ufite ubwoba ndibuze kugupresenta nyine mumenye na ntabwo arimo kugupresenta
present biki ni umukobwa mugenzi wanjye Kenzo ariko ntabwo muziranye. turamenyana wewe by'ure nyine turamenyana Nyine banze wowe ntatujyane nko presente. Se byoroshye ninjye tuziranye nawe n'ibintu tuziranye. ndabyikorera ariko ufite icyo kibazo siko mbona ufite ubwoba bite Nawe wigize munyakazi mu bintu byose. ndamaze reka nkakore rero njye kumenyana n'inshuti ya boyfriend wanjye baby no mwanya Ujye ushirayo nakubwiye ko tutaryama. ntabwo mwaryamanye sawa kiri kureba kimwe icyo ushaka kubimbwira Ntacyo mfite cyo kukubwira. sawa sorry ndabona ameze nk'aho nagukanze gusa nugira ikibazo feel free yani brother wanjye ameze neza nta kibazo ntugire ikibazo ahubwo menya muri inshuti turi inshuti cyane se buriya mumaze nk'igihe kingana gute ugereranyije muri inshuti imyaka ine okay nganyitera story nzi ko brother wanjye atajya avugana n'abakobwa cyane buriya mwamenyaniye seriyese shatu twahuriye Gisenyi muri ambiyanse tukamenya uko turaganira turasitori turabizi niyo abantu basinze ukuntu baba bameze nzi kuganira iyo yabishatse turaganira turasitori tubishutuka muhita muteretana Yesu ntabwo twize duteretana icyo gihe baby nayo mfite preference nibuka ko twize duteretana nzi ko wenda mwanateretanye ubuse mwavuye Gisenyi gutya nta kintu kumva byabura se guki Yesu mva ibintu birenze we na Lucas mwararyamanye Lucas nese ikintu kirenze kirimo ese nkawe wambwiye gute Nakubwiye gute? wambwiye gute we n'uyu mukobwa ko byagenze bite Twasohokanye Gisenyi gusa. mwasohokanye Gisenyi gusa hanyuma bigenda bite none mu byo wambwiye byose ko wambesha wambwiye ko mutaryamanye nyirabyo akaba binyibwiriye Lucas we mbaza Nyine byarabaye ariko ntibyamayoga. amayoga Nabuze inzoga ko sometimes hagiye zikoresha amakosa. ko nabikubajije wari ugifite uburyo bwo kubimbwira kutabimbwira paka nze kubwira uyu mukobwa ko sinzi ngo ndi sister wawe kugira mbwira ibintu byose Bebe ariko ntabwo nabyibukaga. okay ubu none urabyibutsa ariko urabyibutsa ngubu urabyibutsa muko Nuko yari amayoga rwose. n'ubu sinzi ko wazinywera Nyine ntabwo nabyibuka. icyo ni ikintu umuntu yibagirwa Ashe ntugakomeza ibintu. okay singakomeza ibintu nta kibazo muko watubisa se ugasubira iyo wavuye oya buriya njyewe Bagiye no kwirukana abashyitsi kuko. ndi no kumubwira sohoke hano bikaba ikibazo ntasohoke Emery. Kuko turaza kuvugana. Emery ibyo turaza kuvugana gahunda ari Gisenyi gahunda ni Gisenyi Nyine bya Emery turaza kuvugana gahunda ni Gisenyi Igo nyine ni gahunda zabaye yavugaga. okay kamworohereze mukurikira icyo Gisenyi mukijyamo uyu munsi
ngubwo ukuzi ko du Sheri ninde Lucas ndavuze ngo mukurikire maze iyo Gisenyi muyigemo muyiraremo muyirirwemo sinzi muhindure mujye n'iryo rimwe ryabaye mwiyongeze ako ntabwo akabo ninjye wakwirukana gutyo kuko urabizi ndagukunda ntabwo wanyirukana gutyo please sibyo Lucas wiguma kunjagaraza ndavuze ngo utwo tugambo uri kunyibwirishwa sinzi ibiki ntacyo umva Nashiri ndagukunda cyane iyo mistake yabayeho nawe nuko I was drunk navuze ngo Inkora nakubwiye ngo mukurikire mujye kuzerera muri izo za Gisenyi murare Mana we Lucas simusohore nabi hano uri umuntu mukuru urumva twubahane mvira aha turishire niko nakubwiye umuryango waciye muri uburyo waretse kungora musinzi ngo Zanzibar ngo Dubai ngo iki